Ni itangazo ritunguranye nyuma y'ibyavugwaga ko Bamporiki Edouard yatawe muri yombi, ibyiriwe ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Twitter, ariko bivugwa mu buryo bw'amarenga. Nguhaye ikaze wowe ukurikira Jaras Official TV umunsi ku munsi. Hanyuma ngira ngo niba ubana natwe urabizi neza ko tukugezaho amakuru mu bambere. Abadukurikira muri hanze y'u Rwanda ndabasuhuje, n'abari mu gihugu imbere mwese ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza. Ngira ngo abakurikira Office of the PM kuri Twitter akarongo Rwanda, ngira ngo murabizi cyangwa se mukunze kubona ko ariho hakunze kunyura amatangazo dasanzwe ya guverinoma. Ngira ngo rero nonaha muri uyu mugoroba hagana mu masaa 11 n'igice cyangwa se na 45 ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 2022 nibwo hasohotse itangazo rigira riti: ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu wa 2003 ryavuguruwe mu wa 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo y'116, none kuwa 5 Gicurasi 2022 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahagaritse ku mirimo Bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Bikorewe i Kigali kuwa 5 Gicurasi 2022 mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Dr Edouard Ngirente Emmanuel ari nawe Premier Ministre cyangwa se Ministre w'Intebe, Prime Minister, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero igisigaye ni ukumenya icyo RIB akenshi ikunze kuba ariyo itangariza abanyarwanda niba koko uwo muntu hari ibyaha akurikiranyweho. Gusa ngira ngo murabibona ko hari ibyo agomba kubazwa, akaba yanahagaritswe ku mirimo ye kugeza ubu ngubu. Ni nyuma rero y'ibyiriwe bivugwa kuri Twitter uyu munsi hiriwe byinshi kandi bitandukanye. Abantu bamwe bagiye baca amarenga bakandika amaposte, ariko wenda utapfa kumenya icyo avuze. Ngira ngo amwe mu maposte mwagiye mubona wenda natwe dufite hano dufitiyemo kopi. Ngira ngo hari nk'uyu Popote Janvier mumenyereye cyane wakomoje ati ngiye rwose numvise ko hari ibifi birobwe azimiza. Ariko uwitwa Theogene Manirakiza, uyu nguyu ni CEO wa Ukwezi TV ndetse na Ukwezi Akadomo Rwa, nawe yanditse asa nk'uca amarenga rwose, bikomozaho aho yagize ati nari nkeneye Honorable Bamporiki wa Artaginga Youth Culture, nyine ariyo Minister, hamwe na Vice Mayor. Uyu nguyu ngira ngo wenda abakurikira ibya showbiz muherutse kumwumva muri case zijyanye no gufunga ibitaramo byaba Ish Kevin, atariko sindi kubabona, akaba ari Vice Mayor w'umujyi wa Kigali. Uyu nguyu rero ngira ngo muramuzi cyane. ati sindi kubona phone zabo, ati hari amakuru nashaka kubibariza ariko niyo bari kumwe sinzi.
ati hagati aho icyo nabashakiraga reka nkireke, hari andi makuru nshaka kwibariza. Ngira ngo rero ni nkubiri yindije nayo yitabwa muri yombi cyangwa se yitabwa muri yombi ry'abantu bamwe mu bazwi, ariko ntitwakwemeza no makuru 100% ko batawe muri yombi, ariko nta n'uwabihakana nyuma y'itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe mu izina rya Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame, avuga ko Bwana Edward Bamporiki ahagaritswe ku mirimo ye kubera ibyo akurikiranyweho. Abakunzi ba Jaras Official TV murabimenyereye ko tuba bambere mu kubagezaho amakuru abavugwa yaba mu myidagaduro, muri politike, iyobokamana cyangwa se iby'imyizerere, imyemerere, ibiganiro bisesengura bimwe muri ibyo bintu n'ibindi bigiye bitandukanye. Tubasaba ko niba muza hano mutarakora subscribe mushobora kuyikora, kuba mwagaragaza reaction ku biganiro tubagezaho, mushyiraho commentaire nabyo ni ingenzi, mukavuga ibintu ko mubyumva kugira ngo ahanini bigenderere kubaka societe. Reka rero njyewe Jaras wabagezagaho iby'iyi nkuru ni ritangazo risohotse kuri Twitter mpinira hangaha, ariko wenda abo tutatangiranye kugira ngo biborohere, wenda reka nsubiremo iri tangazo ndi no gusoza. Ni tangazo risohotse rwose ubu ngubu ahagana mu masaa 11:30 zishyira saa 12 hano mu Rwanda cyangwa se i Kigali. Itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe cyangwa se Prime Minister, ngira ngo ryagiraga riti cyangwa se riragira riti ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu wa 2003 ryavuguruwe mu wa 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo 116, none kuwa 5 Gicurasi 2022 Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahagaritse ku mirimo Bwana Bamporiki Edouard, wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Bikorewe i Kigali kwa 5 Gicurasi 2022 mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Dr. Ngirente Edouard niwe washyize umukono kuri iri tangazo nka Prime Minister cyangwa se Premier Ministre cyangwa se Ministre w'Intebe, bitewe nuko bikorohera. Ngira ngo rero nibyo ngibyo njyewe mbaye mbabwiye, ibisigaye ubwo nuko biharira inzego zindi zibishinzwe kandi zibifitiye ububasha, tugasigara tumenya icyo wenda uyu Bwana Edouard Bamporiki yaba akurikiranyweho. Ibisigaye ubutabera nabwo bukazagaragaza ukuri ku byo akurikiranyweho. Ndabashimiye kubwo kubana na Jaras Official TV, mwakoze kubana natwe. Ibiganiro bya Jaras Official TV birakomeje, yaba mu busesenguzi butandukanye, mu nguni zigiye zitandukanye, imikino, imyemerere n'ibindi byose. Ahanini ni ukugira ngo mumenye kandi twungurane n'ibitekerezo. Mwakoze kubana natwe, bye bye, ciao ciao.